yamye rwose nibareke Asiya n'abana n'abana be babeho neza bibereho neza naho ibyo guhagarika intunga barazihagarika se ngo bazibahe kika nimba ari bo bashaka bazibaha bageze naho bafata umugore w'imyaka 40 ngo jya kuri social media uvuge ko umwana wo kwa pastor yanteye inda nta n'isoni bagira bari aba pastor ibaza ukuntu yagiye gufata ura mwana ahubwo ku ngufu niwe wanamufashe ku ngufu nimba avuga ngo yamuteye iyo nda ariko iyo nda sinzi ngiye nimba yifite ntago mbizi none sinda erega reka nkubwire Samo urebye ura mugore afite abantu bari kumushuka sibyo nkuko nanjye bari banshutse nanjye bakanjyana mu itangazamakuru ngo impamvu mvuga ngo yaratumwe kuri ura mugore ninjije mu mutwe arareba uriya mwana mutoye ngiye kumubonayo namubonyeyo ariko namubonaga nk'umuntu wahaje nkuko nanjye naye nahagiye ntago wabonaga bakururana ntago nababonye bakururana kuko uriya muhungu umusaza wa Mary wa mama Pasteri yari afite arakabije pe sinibaza ikintu uwa mbere bimukozeho wabonye indambi imukozeho bagiye gukurikiraho Pastor Claude ugiye gukurikiraho kuko nawe urabona ko biri bintu ubu ashigaje no kuzajya mu zindi ntara agashaka abandi ngo nkura mugore rwose wa mugore uri igicucu nushaka ugende ndege uri igicucu shaka izindi nzira ujyamo ariko reka kwirirwa ujyamo icyambere mama Pastor ibyo bintu barabimuzanamo byo kuba bararongo Ivurira Mizero Life Center iri ni rya vuriro rihanga muri indwara zananiranye maze waryisunza agacukubiri no guhora garaguzwa gati n'amagara. Mu Ivurira Mizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Kwabibutsa kandi ko mu Ivurira Mizero Life Center tubafitiye na services zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore. Ni mugiye kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye service zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukasi buryo hafi y'akagari ka Nyagatovu cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0787242229 wanaduhamagara kandi kuri 0725271246. Ivurira Mizero Life Center igisubizo ku buzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Garizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Uburyo na TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mukomeze kugubwa neza cyane. Nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye ndi kumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi n'amashusho ubwo ni Rwanda Gospel Show. Naho muhagere mubanze muri ibiganiro byiza biriyo babimeze neza cyane. Diane umeze neza? Umeze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Ariko akabaraga kari kugenda gashira. Ni gakeya nyene. Iyo umuntu ageze muri iyi minsi yawe nk'iyo urimo ubona ko nyine abakeneye kwicara akaruhuka. Yego. Ariko azavuka ameze neza. Oya, ndugomba kuyigendesha kugira ngo nyine bizagende neza. Ugomba kugenda. Ujye ukora siporo? Yego. Zihe? Subu sinje hano n'amaguru ndabikora. Izo ni siporo koko. Kugenda n'amaguru ni siporo. Papa umwana ameze neza? Araho. Munezero harya? Yani, deje bundi mu shiti wawe haramufunze. Ntabwo uramusura. Oya, ntago ndamusura. Ko bamufungiye amanyanga yese ntago namusura. Nta nubwo najyayo nje. Ntago bongewe ntago ari keza. Oya, je ntago sinshobora kujyayo. Ntabwo yari inshuti yawe? Ntabwo yari inshuti yanjye rega ntago twe tuziranye. Sibyo biriya yari yanjyanye ariko ntago twe tuziranye. Ntabwo turi gusenga Imana ngo bamufungure. Nibyo ushaka ko bamufungura? Ese wakishimira ibi bijya kuri mugenzi we? Amategeko nabona kwiye gufungurwa azafungurwa. Niyo mpamvu nyine turi gusenga Imana afungurwa.
wenda ibyo bamushinja ibyaha ntibizamuhame nibimuhama ubwo nyine ngo nabwo nta kundi ariko ntitwabimwifuriza. Arega ribu ujya gufata umuntu yashishoje yabanje kumenya ibyo yazize nyine ibyaha yakoze. Nicyo kintu bigomba kubanza gukora. Diane rero ngira ngo tugiye kuganira amagambo y'umuntu bita Pastor Claude ejo bundi yakoze ikiganiro avuga amagambo abantu benshi batavuzeho rumwe, arimo ayo guhagarikisha inkunga zose abantu bori hanze cyangwa se n'abandi bantu bohererezaga madamu wa nyakwigendera Pastor Togene, avuga ati izo nkunga nizihagare. Ngira ngo nta magambo abantu batishimiye, bamwe mu bantu batayishimiye nawe urimo. Nanjye ndimo ntago nayishimiye kuko rero urumva nta bubasha afite bwo guhagarikisha ziriya ntunga zirera barabana. Urumva uriya nawe ni umuntu usanzwe. Rega Pastor Claude sinzi impamvu akomeje kugenda kuri uriya muryango cyane. Naye ndi kwibaza impamvu ari kubagendaho ni iyihe, ko yahereye kera bagendaho arabagendaho kubera iki? Ni nawe urimo urashyushya uriya mugore ngo ajye mu itangazamakuru, kandi ibyo uriya mugore avuga ni kubeshya. Ntabwo abizi nawe. Ese ubudiya ubu umuntu niyumva ugarutse uri kuvuga neza uriya muryango ntagira ngo hari ibindi bintu biri inyuma? Oya, nta bindi bintu biri inyuma, ahubwo nuko waje kwicara urashishoza usanga gusa naricaye ndashishoza nsanga uriya muryango nta kibazo ufite, ahubwo abantu bwabo harimo nabo ba pasiteri nibo bakomeje babagendaho cyane. Ariko baragukoresheje. Njye nakoreshejwe na Yongwe. Nakoreshejwe na Yongwe. Bakoresha gutuma rwose uvuga ibintu bimwe na bimwe bitashimishije abantu. Abantu babasabye imbabazi harya? Nabasabye imbabazi nta kibazo. Nziza cyane ko tubanza kwikiranura kugira ngo ubundi tujye tuvuga ibintu abantu babyumva neza. Uriya mudamu rero baraje ati njyewe rwose naryamanaga na musaza w'umugore wa Pastor Togene Banyakwigendera. Biravugwa koko, biravugwa, bamwe batanya no kuvuga ati babikoraga mu gihe cy'ikiriyo. Nawe ejo bundi ngira ngo naraguhamagaye urambwira ati ibyo bintu nanjye nari ndiyo, hari ibyo nabonye, hari amakuru nyirizinu bifiteho biriya bintu uriya mudamu avuga. Ese wari usanzwe umuzi? Ese uwo musaza wa Asia uramuzi? Umusaza wa Asia ndamuzi, ni n'umwana mutoya, afite nk'imyaka 20. Nta nubwo yewe ntarabyara n'umwana, aracyari mutoya rega. Urumva nari ndiyo mu kiriyo ko narayeyo kabiri, ariko uriya mugore namubonyeyo nyine ayigira nk'umuntu waho uhaba, ari ute uhagaburira abana, ari we ngenza kubaza umuntu ese uriya mugore ni wa hehe? Aturiya ni umugore wa Jacques. Ahubwo umugore wa Jacques uri ungana kuriya n'uriya mwana, uriya mwana w'imyaka 20 yagiye gushaka umugore gute? Atewe aturiya ni umugore we. Ubwo rero naje gutangazwa no kubona nyuma yabijyanye muri social media kandi uraracyari umwana rega. Kandi uriya mugore yasahuye umugabo we, arasahura, none ari kubeshya ngo yabisangiye na Jacques, kandi ntago ariko bimeze. Ahubwo ibyo yasahuye yabijyanye ku wundi mugabo. Noneho hari andi makuru yo wari usanzwe uzi? Hari andi makuru yenzi yuko yajyaga mu bagabo. Ibyo yasahuye yabisahuye abijyana ku wundi mugabo ubigasanze, ntago yabisahuye abijyana kwa Jacques. Ntago yigeze abisahura bishyira Jacques. Guhura kwabo na Jacques urakuzi, waba barabashe kumenya amakuru y'uburyo bamenyanye? Guhura kwabo rega ntago bigeze bahura, ahubwo bahuriye hariya mu kiriyo. Uriya mugore nibwo yatangiye kuhagenda, ntiyanahabaga. Uriya mugore yabaga mu gasantere kaba hari haruguru y'iwabo. Urumva bagize ibyago yahaje nk'uko natwe twari twahaje, atangira kumwikururaho rero. Uriya mukecuru w'imyaka 40 atangira kwikurura kuri uriya mwana. Bavuga ko ngo yamufashe ku ngufu. Amufata ku ngufu se? Uriya afite imyaka ingana n'iya mama, urumva ni mukuru, nta kumufata ku ngufu. Ahubwo uriya icyo nasaba inzego z'ubuyobozi zikurikirana uriya mugore, kuri uriya mugore ni mukuru, uriya ni umwana.
ntago nibaza ukuntu yagiye gufata uriya mwana ahubwo ku ngufu niwe wanamufashe ku ngufu nimba avuga ngo yamuteye iyo nda ariko iyo nda sinzi ngiye nimba ayifite ntago mbizi none sinda erega reka nkubwire Samo urebye uriya mugore afite abantu bari kumushuka sibyo nkuko nanjye bari banshutse nanjye bakanjyana mu itangazamakuru ngo nsebye uriya muryango harimo uwo Pastor Claude harimo nuriya wagiye kumukoresha ikiganiro bwa mbere. Urakoze cyane ungereye ahantu nashakaga kukubaza neza. Ati ari gushukwa nkuko nanjye nashutswe ngira ngo hari amakuru avuga ko nyuma yuko nyine Pastor Tojene yigendeye hari uburyo uriya muryango watabawe n'abantu hari abantu batabyishimiye hari abantu bamwe na bamwe ngo hari timu y'abantu ifite abanyamakuru bamwe na bamwe ikoresha kugira ngo bashake ikintu cyose gikomeza guharabika uriya muryango ndetse kikaba cyanahagarika inkunga cyangwa se uburyo bwose bafashwamo kugira ngo barere bari abana bamwe ngira ngo abo Pastor Tojene yasize yarabe ndetse n'abandi yareraga kugira ngo abo bana bakomeze gufashwa bihagarare. Nawe urumva uriya mugore yaratumwe yarahawe amafaranga kugira ngo aze kuvuga none si impamvu mvuga ngo yaratumwe kuri mugore ninjije mu mutwe arareba uriya mwana mutoye ngiye kumubonayo namubonyeyo ariko namubonaga nk'umuntu wahaje nkuko nanjye nayo nahagiye ntago wabonaga bakururana ntago nababonye bakururana kuko uriya muhungu umusaza wa Mary wa mama Pasiteri yari afite akazi kenshi yari ari mu bintu byo kugenda ajya Nyabugogo yongera agaruka ntago rero urumva kuriya yavuze ngo yaramuhamagaye ngo baryamane nimba baranabikoze ahubwo uriya mugore ni igicucu umuntu ajya kuryamanira mu buriri bw'umuntu bw'ahantu habaye ibyago akajya mu buriri bw'umuntu wapfuye akajya gukoreramo ibyaha gusambana ese iyo abishaka akajya muri ubwo burara bwe ubundi bari baramufungiye n'uburara nago babyumvishe ko barufunze uriya mugore bigeze kumufungira inoza muri transike azira ubumayibobo ahubwo bumayibobo bwe abona nta handi yabujyana kuri uriya mwana wo mu nzahuke naho birababaje kubona umuntu w'umubyeyi ungana kuriya ajya ahantu atabaye habaye ibyago bakajya gukora y'ubusambanyi akajya gusambana mu nzu ya mama Pasiteri noneho ikintu kiri kumbabaza nuko ntari kubizanamo mama Pasiteri noneho Samu harimo n'ishyari aragira ati ngo hari amafaranga ngo babohereje amafaranga menshi none se ayo mafaranga ko yarayabo yo gufasha bari abana yaraye uriya mugore afite ishyari kuko ishyari afite nuko ari kuvuga ngo amamiliyoni ngo yari yuzuye kuri banke ngo bafidura iyo bafiduye se ko ari ayabo nta yabo afite ishyari rero ngewe ndi guhamya yuko hari abantu bamuri inyuma bamwishyuye kugira ngo asebye uriya muhungu kandi uriya muhungu ntago yabura abana batoya sibyo ukuntu umwana utwara imodoka urumva umushoferi ntago yabura abana batoya kubyo yajya kureba uriya mukecuru w'imyaka 40 ngira ngo ni 50 none uvuga ko nimba byaranabaye ari uriya mukecuru wamushutse ni uriya mukecuru ariko nge ntago nakomeza kubishimangaza ko byabaye kuko hari abantu benshi Samu hari abantu benshi cyane ntago bibaza ukuntu abantu baturutse impande n'impande kandi ukuntu uriya muhungu muzi sinibaza ko yaba yaramubwiye ngo namusange mu cyumba ntago yabikoze ubwo se hari ibyumba umuntu ashobora kwirazamo wenyine hari ibyumba kuko hari ibyumba byo byari bihari ariko ibyumba byose byari birimo abantu urumva n'umuntu iyo yashaka kwambara n'inkweto yazambariraga hanze kubera ko abantu bari bahari ni benshi rero hari yarabeshye ahubwo abari kumushuka bamushutse nabi pe bamushutse nabi narindagirira handi areke kurindagira mu rugo rwo kwa mama Pasiteri ubu ngubu ngira ngo umuntu wese arabaze kuvuga ati Diane arigaruye Diane niwe muntu twumvisha aza avuga kuri uriya muryango nyuma ati burya nanjye hari abantu bari babiri inyuma banshukaga niyo mpamvu rero mbona n'uno mugore nawe afite abandi bantu bari inyuma abo bantu bose wowe abagushukaga bari bafite iyihe ntego
nyine nibyo nkubwira ngo byari ishyari sinzi amashyari bafitiye ruriya rugo kuko ubu tuvugana pasiteri nta kihaba sibyo ni mama nasiya wenyine n'abana bahari ndi kukubwira ko n'uwabinjyanyemo nawe ntibyamuhiriye wabonye ko bitamuhiriye bari mu nzego z'umutekano sibyo urumva ni nkaho namuteye umwaka yabinjyanyemo urumva ngo nsebye uriya kandi ntago nta famiye ntacyo twapfaga samu rero ndibaza ko n'uriya mugore harimo abantu bari kumujya mu matwi hari muri wagiye gufata iriya nkuru ye hariya mu cyaro ndamwibagiwe uriya muto unanutse wa munyamakuru se Ezekiel nawe abirimo kuko Ezekiel we amuvugiraho avuga abishimangaza neza ko nk'umuntu wari uhari kandi avuga ibitari byo hamwe na Pastor Claude yo yibaza akavuga ngo yo yicara agatekereza ngo intunga zifasha barabana zihagarare arazihagarika kubera iki arazihagarika ngo abana batungwe n'iki ese biriya bintu barabifata bakabijyanamo mama pasiteri ko ari umuntu uba witurije witonze wibereye aho ngaho wirerera abana be barabimushyiramo ngo bibamarire iki njyewe icyo nabasaba ni uko barekura umuryango bakawureka ukituriza ntibakomeze kubagendaho Pastor Claude sinzi impamvu ari gukomeza kugenda kuri uriya muryango kuvuga ngo abantu bose bari kubyizamo urabiyamye ndabiyamye rwose nibareke Asiya n'abana n'abana be babeho neza bibereho neza naho ibyo guhagarika intunga barazihagarika se ngo bazibahe kika nimba ari bo bashaka bazibaha bageze naho bafata umugore w'imyaka 40 ngo jya kuri social media uvuge ko umwana kwa pasiteri yanteyenda nta n'isoni bagira bari abapasiteri none ushatse kuvuga ko buriya Ezekiel na Pastor Claude bashobora kuba aribo bari kwenyegeza umuriro bagaha uyu mudamu amafaranga ngo ngaze avuge bakomeze basebye umuryango batari bose rega nge zira nkuru zabo ndazikurikirana kuko isaha ku isamba ndi gukurikirana zira nkuru Pastor Claude hari ukuntu akora ikintu yarangiza yabona bigiye kumugaruka agahita aza kiyoberekanya kuri social media kandi no mu gihe cyawe yari yabishyushyemo yabishyushyemo agutegera agira ati arimo arashya yarubiki Pastor Claude arashaka iki arimo aririrwa ategera uriya mugore ngo najye kuvuga ibi yaburetse koko uriya famiye uriya mumama ko yitonda samu nukuri uriya mumama aritonda mama Pastor aritonda cyane sibyo aritonda sinzi icyo Ezekiel ntago bivuga guhora umwurira umukorogoshora umushinyagurira none se buriya nanjye niyo mpamvu nkubwira ngo aritonda kuko uriyo urebye umunsi ku wundi basohora inkuru sijyanye n'inkuru ye ese babuze ibindi biganiro ubundi bagiye mu bubari bagatarama amakuru bakareka gutara amakuru yo kwa mama pasiteri atariyo uriya mugore icyo mpamya cyo nuko ntaho yahuriye n'uriya mwana w'umusore ntaho bahuriye umuntu wabayeyo hariya kandi ufite ukuntu noneho habayo n'umwana wabo uriya mugore habayo umwana we mukuru w'umusore umwana w'uriya mugore yabaga kwa nyakwigendera ni haba n'ubu ni hakiri aracyahari uwo mwana w'umuhungu aracyahari niyo mpamvu nkubwira ngo uriya mubyeyi aritonda uwo mwana arahari ntiyigeze amwirukana akimara kubona ibyo nyina yagiye kuvuga umwana n'ubu aracyahari kandi araryama ku buriri bwiza ibiryo byiza arabirya haka umugore w'igicucu wifata akajya kuri social media ngo kwa mama pasiteri ngo bagize amafaranga menshi iyo bayagize se mugore rwose nta bwenge agira ngewe umuntu anderera umwana akanderera umwana umva ibiryo byarahenze umuntu arakurerera umwana baragushutse ugiye gusebya umwe mu nzawuke ngo yaguteye inda ese uriya mukecuru yagiyaga gutera iki urugo rwiwe akajya mu kureba umwana nkura w'umusore siko yari afite umugabo w'umusirikare yamara kujya hanze akagenda agasahura ibintu akabijyana agasanze yarangiza akabeshya ngo yabijyanye kwa mama pasiteri ntabwo ariho yabijyanye gasanze ku wundi mugabo
nubwo niranda twite avuga ko ari yuriya mwana ushaka kuba ari uwo mugabo iriya ndasi iyo ndase murabizi ko irimo ariko systeme z'abagore uraziyobewe iyo nda urabizi ko irimo neza cyari none ko yambwiye ngo yandese ya Jacques Jacques sateri indura mukecuru Jacques n'umwana rega Jacques n'umwana pe n'umwana kandi Jacques ngiye mu kiriyo yari afite akazi kenshi Samu yari afite akazi kenshi cyane genda byibuka nama nari ifitangeza Nyabugogo arambwira ati ubu ngubu atubungiye kongera nsubire nimba ari hehe nta mwanya yabonye umwanya wo kujya kurongora ngo atera amada umwanya yarawubonye Samu bari abapasiteri rwose nibihane bareke kujya mu bintu bundi barashaka iki kuri uriya muryango iki bawushakaho igihe bavugiye mama pasiteri bari kubona izihe nyungu noneho nabonye yarerekanye ishati ngo yacitse ngo nimba biriya n'ibiki bundi cyangwa uriya mugabo ni umusazi yaravuze ngo ndi umusazi ni wowe umusazi Indugu Pastor Claude ngiye nabonye ari umusazi nukuri umuntu w'umugabo ajya akavuga ngo kogosha insya kuri social media ni umusazi ati yanyise umusazi kandi nanjye mbona ari umusazi ni umusazi kuko ibintu ari kujyamo ni pasiteri mugenzi we ariko aracyamwiruka aho yabuze amahoro arimo arabura kubaka urugo rwe ahubwo akajya kujya mu magambo singaye n'uwavuze ngo se bazakwibukira ku kibazo amwibukira ku magambo afite ngo hari uwamubwiye ngo se ngo bazakwibukira kuki n'upfa bazakwibukira ku magambo ntabwo ibyo bintu wabibonye ibyo naribonye cyane dia urakoze cyane wenda ku byo tubwiye kukuru ufite ikindi kandi ukanavuga ko babajwe n'abantu bari guha amafaranga cyangwa se bakaza gukomeza ikipe ziri guha abantu amafaranga cyangwa zigakoresha abantu mu kugira ngo bakomeze gusebya uriya muryango ibyo ari byo byose ibyo tubwiye ubwo ni ukuri kuko ubivuze uvuga ko nawe hari abagukoresheje cyangwa se bashatse gusebya uriya muryango mu nyungu zo kugira ngo bakomeze bashinyagure cyangwa se bahagarikishe inkunga nk'uko babivuga ati bari guhagarikisha inkunga zihabwa uriya muryango nanjye ntago mba nzi inyungu ibirimo ariko gusa ubwo bo wenda bafite aho bungukira iyo babihagaritse cyangwa iyo babivuze ariko ati ngewe icyo nshaka nuko ndashaka ko bihagarara abo bantu bose ndabiyamye mbahaye gasopo kuri uriya muryango ndabiyamye Samu ni ukuri barakabije pe sinibaza ikintu uwa mbere bimukozeho wabonye indambi imukozeho agiye gukurikiraho Pastor Claude niwe ugiye gukurikiraho kuko nawe urabona ko biri bintu ubu ashigaje no kuzajya mu zindi ntara agashaka abandi ngo babyaranye bagashaka abandi ngo babyaranye ubu bagiye guhimba indi iyi ngiyi igiye kuvaho bagiye guhimba indi ubundi bari kurwana n'iki niki bari kurwana nacyo bafata uriya mukecuru ngo yigishije ngo uriya mwana ngo imodoka ngo yamuhaye amafaranga yahese ibihumbi 100 ayahese ese nibyo bihumbi 100 ashaka arashaka 90 kuko ngo 10 yari musubije ibyo bihumbi 100 se bihe bundi yabimuhereye agiye kwiga imodoka nese yarushaga pasiteri amafaranga abantu ntibajya no kubeshya ngo barebe nibyo bagiye kubeshya uziko buriya kubeshya umva ngiye uzambaze ngiye nagerageje kubeshya birananira nkarya indimi neza uzikuntu kubeshya ari ikintu kibi Samu ni bibi cyane ngira ngo we waranabibonye kubeshya ni ikintu nyano byari bikugeze umva ni ikintu kibi cyane kubera iki indambi y'amafaranga sibyo abantu rero nk'uriya mugore rwose wa mugore uri igicucu nushaka ugende ndege uri igicucu shaka izindi nzira ujyamo ariko reka kwirirwa ujyamo icyambere mama pasiteri ibyo bintu barabimuzanamo byo kuba bararongoranye aramuzana mu byo kurongorana mama pasiteri ibyo ngo acuruzi n'inzoga ariko abantu ntibajya no gusebanya mama pasiteri nta nzoga acuruza pe ni ukuri nta gacuruza inzoga ngo afite uruganda ubwo aragira ngo muri ADPR bamuce ngo acuruza inzoga kandi bamubeshyera acuruza inzoga se uwo mwanya wo gucuruza inzoga nta gacuruza inzoga Samu ni ukuri
nta n'uruganda jeni nagiye ariko nta ruganda nigeze mbona sibyo rw'inzoga ariko bagiye kumubwira amagambo avuga ngo bacuruza inzoga izihe nzoga se hako ubundi barashaka iki naho cya pasita korode ngo intunga ngo zo hanze ngo bazihagarika kubera iki se barazihagarika ngo zitunge umugore we n'abana be ubwo ngira ngo ubu butumwa bwageze kubo bugenewe ndabiyamye abantu bakomeje kujya muri rura rugo barashaka icyo ubundi n'iki bashaka abafite umutima wo gufasha bakomeze bafashe abafite umutima wo gufasha bari abana bo mu nzawuke bakomeze babafashe ntibite ku magambo y'abantu n'abanyamakuru bari kugenda bashaka inkuru zitari zo bakamwandikaho njya kuri social media nkareba bamwanditseho none hari abafata umuntu bakamushyiraho amapingu bafashe mama pasiteri bamushyiraho amapingu ati barebye ibindi bacuruza uriya mukecuru ni urebe ubona ko ari we kuko ari we babonye noneho babonye nta wundi bakoresha umuntu wabayeyo iminsi 3 ingahe sibyo kandi ubu ngubu tuvugana bararera umwana we bari kurera umwana we uwo mwana ko batigeze bamwirukana gura n'umusazi si umuntu kurerera umwana wowe warangiza ukajya kumushyira ku gasozi ngo afite za miliyoni zaheze ni ishyari bafite ishyari urakoze cyane reka ngushimire ku bitekerezo utanze byari byose abantu bose badukurikiye hari ukuri utanze kuvuga ati nanjye hari abankoresheje banshuka uriya mudamu hari abantu nabo babiri inyuma bakomeza gushaka gushinyagura cyangwa se kwangisha abantu umuryango wa pasatogene ubwo ngira ngo byibuza kuba utanze urugero kavuga ati uburyo bari kumukoresha nanjye bashatse kunkoresha kandi abantu barabibonye ngira ngo icyo ni cy'abantu wenda bakumva neza bagashishoza ibyo abatanga inkunga ufite umutima mwiza wo gufasha abantu akomeza abafashe ntago twavuga ngo natwe ntago tuje hano tuvuga ngo muhagarike gufasha abantu runaka atari n'uriya muryango abantu bose basanzwe bafasha abantu mukomeze umutima mwiza wo gufasha abantu bakomeze babafashe ntago uriya pasiteri korode ariwe wahagarikisha ziriya ntunga afite ubuye bubasha se bwo guhagarikisha intunga z'abana babaha kugira ngo bige ubu abana bose bariyo bari kwiga yewe n'uwo mugore nawe ariga kandi ntago aburara bamufata nk'abandi bana ariko rwose jisite arakabije nimba ari na jisite nimba ari uriya korode arakabije hamwe na ntuzuriya neze kiyeri yewe umva abo bantu bafite sinzi barafite abazimu ndabiyamye kabisa kuri uriya muryango ndabiyamye nibatuze bamenye ingo zabo se ntango bagira ntibafite ingo umuntu aririrwa agenda ku muntu ngo yafashe uriya mugore umva ahubwo inzego urugo rw'umugabo we kandi afite isezerano yarasezeranye n'umugabo we none ari kwirirwa avuga ngo se ntanareba n'umwana ari gushyira mu bibazo ngo niwo ngo wamurongo umuntu yashyiriye biriya bintu n'uwigasanze urakoze cyane reka ngushimire